nje bandekuye sinajana subirayo ngo natwe nicyo cyaha twakoze ko mutubabare. Ni abaturage twasanze ku biro by'umurenge wa Kimonyi w'akarere ka Musanze batawe muri yombi n'inzego z'ubuyobozi bw'uyu murenge bazira kwigabiza ubutaka bwa leta bwo mu cyanya gikomye cyahariwe inganda. Tuganira nabo abaturage bari batawe muri yombi bavuze ko bagendeye mu kigare kuko ngo babonye ubwo butaka burimo gupfa ubusa mu gihe butarubakwamo inganda, hanyuma bahitamo ko bwigabiza barabuhinga batabusabye kuko ngo bari babonye hari bagenzi babo barimo guhinga nabo bahita baza guhinga. Abonye abandi bagize ubuhinge bari guhinga bagahinga bati turi guhinga ibishimbo, mbese turi guhinga mu kwa leta ariko turi guhinga ibishimbo. Ngo nanje mu gitondo niho nibwo agasuka niho nari nakanagiyeyo nta n'umuhinge twari tugize. Ubwo rero tubona abayobozi baraje bati uwaboherejemo ninde, bavuga tuti nta muntu watwoherejemo, ninda yacu yatwoherejemo ngo turebe ko twahinga mu dushimbo. Bati cyo ngaho nimuze tugende rero, nibwo batuzanye hano. Ubundi se ahantu mwamuze ko hagenewe iki hariya ahantu hagenewe uruganda, ariko nuko twabonye abandi bari guhinga tukavuga tuti wenda hari igihe twahinga wenda tukabyeza. Twari twagiye guhinga mu Ruhanga, nuko none bageze baradufata ngo ni mu kwa leta, turi guhinga mu kwa leta. Nasanze abantu bari guhinga nanjye ndahinga, bumvaga nyine imodoka imashini niziza bazabirimbura, Imana nidufasha tuzarya. Nubwo mwishyujemo nta muntu boherejemo? Twabonye abandi bari guhinga nuko tubona ubuhinge ni bwinshi, baravuga ngo nta kibazo ngo tuje guhinga. Nuko twabonye abantu bari guhinga natwe niyo mpamvu twagiye guhinga, tubenda hari igihe twabijya cyangwa se imashini kazi kabihingagura. Nuko ubwo natwe niyo mpamvu natwe twagiye guhinga. Aba baturage baravuga ko bicuza ibyo bakoze bakanabisabira imbabazi kuko ngo bakuyemo isomo bakagira inama n'abandi bagenzi babo babasaba kutongera kuvogera no kwigabizwa ubutaka bwa leta bwagenewe icyanya cy'inganda. Tubabarire ntabwo twazongera. Umuntu nagira inama namugira inama ko atazasubira hariya mu Ruhanga, kandi nanje mu buzima nzenda kwitenda sibe gukubita isuka hariya ngo n'umuntu wanyinjizamo intekerezo nta nakwemera. Ubwo nani kwiba ariko twe twasaba imbabazi baturekura tukabyera n'abandi ko tutazasubira. Nje bandekuye sinajana subirayo. Ubwo binsikiye isomo ku buryo ntazasubiramo ngo ngiye guhinga ahantu ndahawe. Tuboneye mu isomo rikomeye, nanjye ubu ngubu bambaye imbabazi ntabwo nagira igitekerezo cyo gusubiramo. Kabera Canisius ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimonyi iki cyanya cy'inganda giherereyemo. Yavuze ko abaturage batawe muri yombi bari bigabije ubutaka bwa leta bwagenewe ku icyanya cy'inganda, hanyuma barafatwa bajyanwa ku murenge kugira ngo baganirizwe bumve ko ibyo bakoze atari byo kandi kuzabisubiramo wese azahanwa n'amategeko. Abaturage bigabije bayinjiramo bajya kuhahinga ku ngufu ku bushake bwabo ntawe ubahaye uburenganzira. Tumenya amakuru nibwo natwe twatangiye urugendo rwo kubafata no kubakuramo, ndetse hari n'abandi bazanyemo abakozi barenga nk'ijana kugira ngo babahingire. Ngo intego yari hari nuko bahinga umunsi umwe bagahita basoza umurima wari ugamijwe guhinga. Abo bose rero bafashwe, bamwe twabaganirije barataha n'abari abakozi babo ngabo, ariko ababakoreshaga ubu turi kumwe turacyagisha inama ubuyobozi budukuriye kugira ngo tumenye undi mwanzuro twabafataho. Ikigaragara ni uko bitwikiraga urukerera bagahinga bagavamo hakiri kare. Uyu munsi rero aho bimaze inkuru yabaye Kimomo naho abantu bose bamanukiye rimwe bashaka guhinga, inkuru zihita zitujyaho bati burya abandi bari batangiye guhinga, ati natwe twongera ngo tuhatanguranwe twese. Ubwo rero nyine niyo message twatangaga twongera guha ubutumwa abaturage ko icyanya cy'inganda ni icyanya gikomye kigenewe inganda gusa, nta bikorwa by'ubuhinzi nta bikorwa by'ubworozi byemewe muri icyo cyanya, ndetse ukomeza kwishora yaba ibyo yahinzemo yaba ibyo yashakaga guhingamo, ibyo byose ni igihombo azagira kuko ntabwo uzasubiramo wese amategeko azakurikizwa. Cyakora nubwo ubuyobozi bw'umurenge wa Kimonyi buvuga ko bwihanangirije abaturage bubabuza kongera kwigabuza ubutaka bukomye bwo mu cyanya cyahariwe inganda, ibyo ntibyabujije abaturage kugaruka kongera guhinga kuko ubwo twahanyuraga twasanze nanone abaturage barimo guhinga ntacyo bikanga. Gaston Nirembere, BTN TV.
ari Karungu umurenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze baravuga ko ubwo hakorwaga umuhanda unyura mu gace batuyemo ngo abakoze uwo muhanda wubatse ruhurura ndetse n'ikiraro binyuramo amazi ava kuri uwo muhanda maze ayo mazi yerekezwa mu ngo z'abaturage no mu mirima yabo, none ngo mu bihe by'imvura amazi yose ava mu muhanda abatera mu ngo zabo akabasenyera ari nako yangiza imyaka baba barahinze, dore ko imvura iguye ari nyinshi badashobora kuba muri ayo mazu yabo ahubwo ngo barahunga batinya ko ayo mazi ava mu muhanda yabasanga mu nzu akaba yabahitana, aho bavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga. Ikibazo mfite impungenge zikaba zintera nkaba nzagwa mu iyi nzu. Ni umuzi bamenyeho bashyiraho ikiraro amazi gamenekaga mu rugo. Iyi imvura iguye turara hanze ngo tuba mu nzu. Iyo imvura irimo kugwa amazi yatembye agana mu nzu tuvamo, araza agatwara ibintu tukarara hanze, mbese ntabwo twaryama. Iyo imvura iguye haba ubwo iguye nka nijoro ngahaguruka tugacana amatoroshi kugira ngo turebe ko abana nkababyutsa bagahagarana hariya kugira ngo amazi ataza akadusenyera akabajana. Impungenge ni uko azaza akansenyera n'umuryango wanjye ukaba wagwamo, nicyo kibazo mfite. Aya mazi ntabwo yarasanzwe sahari? Oya nta mazi yarasanzwe aca. Bakoze umuhanda bakora ikiraro atumenamo amazi, none rero dufite impungenge ko tuzanagenda tukahava. Bigenda bite rero iyo imvura iguye? Iyo imvura iguye turasohoka tukaja hanze tukaja ku musozi, ntabwo tuba mu nzu. Aba baturage barasaba ko ayo mazi ava mu muhanda bayoboweho yashakirwa inzira ihamye kandi ihoraho, cyangwa se mu gihe byaba bidashobotse bakaba bakwimurwa bakajya gutuzwa ahandi kugira ngo ubuzima bwabo buve mu kaga. Icyifuzo cyacu ni uko tuvuganira tukareba ahantu badushira. Naho hano dutuye ni mu mazi gusa. Yatewe n'iki? Yatewe n'umuhanda mu kiraro. Icyifuzo dufite ni ko batadukuyeho ubwo muzi ngo bareho bawuyobora batwimura tukaja ahandi. Nyine turasaba ubuvugizi kugira ngo barebe ukuntu badukura nk'ahangaha kw'aya mazi yashaka kutujana tukareba ahandi twakwimukira. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo bugiye gufasha aba baturage, maze duhamagaye umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudien ntiyaboneka ku murongo wa telefone, tumwoherereje n'ubutumwa bugufi dusoza gutegura inkuru atarabusubiza. Mu gihe yagira icyo avuga kuri iki kibazo iyi nkuru tukazayigarukaho. Aba baturage baravuga ko bamaze imyaka isaga 5 bahanganye n'iki kibazo cy'amazi bayoboweho ava ku muhanda, ibi ngo bikaba bigenda bibagiraho ingaruka zitandukanye zirimo no kwangirika kw'amazu yabo, abandi ngo mu gihe cy'imvura bakaba bajya gusembera mu baturanyi bakagaruka imvura yahise, aha akaba ariho bahera basaba ko iki kibazo cyabo cyashakirwa igisubizo mu buryo bwihuse. Gaston Nirembere.